Uyu munsi noneho ngiye kubereka uburyo umuntu ashobora gutangira YouTube channel, ni ibintu bitagoye, ni ibintu byoroshye, abantu benshi basigaye bafite email muri telefone zabo niyo mpamvu bitakigoye. Uyu munsi rero reka dutangire tubigisha uburyo ushobora gutangira YouTube channel ufitemo email muri telefone yawe. Gusa bana banjye ndabibutsa gukora subscribe kugira ngo video tuzajya dushyiraho zibigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga ujye uzibona uri uwa mbere. Uraza ahantu handitse U ku nguni y'iburyo, ahantu handitse U hari akantu k'agafoto karimo izina, inyuguti, hanyuma urakandaho utegereze ifunguke. Bahise banzanira iri zina ritangira hano, ni izina rya email nakuriyetinze kuri email, ariko urabona ko munsi yaryo handitsemo ngo create a channel. Hano kuri create a channel niho uza ugakoramo. Sasa hano handitse name, hano handitse name niho uza ugahindurira rya zina. Urugero niba ushaka ko channel yawe kuyita Ikivejuru TV, Ikivejuru TV, uraza hano ugahita usevinga, ubwo channel yawe izaza yitwa Ikivejuru TV. Ugakora kuri save hano, hanyuma wamara gukora kuri save urabona ko izina ryamaze guhinduka tayari. Niba ushaka gushyiraho ifoto uraza hano kuri change your photo or take a new one, ugakora kuri aka kantu k'agafoto, ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo cyatuzanye uyu munsi, gusa nabyo wabikora gushyiraho ifoto yawe cyangwa se iy'akarogo cyangwa se akandi kantu wakoze wateguye. Hanyuma kugira ngo rya zina ribe visible rigaragare, uraza hano ahanditse create channel, tayari ya channel yawe yamaze kwitwa, urabona hahandi hari create a channel hamaze kuba hajya bigaragaza ko wafunguye channel. Sasa ubwo dusoje gukora channel, ndakwibutsa gukora subscribe, ariko nyabuna ni ukuri mukore subscribe kuri channel izamuke. Ni mwebwe motivation yacu, ni mwebwe mudutera imbaraga, mufite gukora kuri subscribe. Hano umaze gukora icyo bita channel, gucreatinga channel, ariko wibuke yuko hari izindi settings zibaho, umuntu agasetinga settings ku buryo channel ye ikomera noneho kurenza kuyifungura gusa. Hano urayifunguye, ushobora gushyiraho video bisanzwe, ushobora kuza hano kuri create cyangwa se ukaza hano hari akamenyetso ko guteranya hagati ukaba washyiraho video yawe wateguye. Ariko nyabuna niba ushaka ko channel yawe ikomeza kuzamuka, ufite gukanda subscribe, kuko nzaza muri video y'ubutaha nkwereka uburyo ushobora gusetinga, gukora ama keywords, ama tag ndetse n'ibindi byinshi ushobora gusetinga kugira ngo channel yawe ikomere, channel yawe izamuke. Rero reka mbasezereho, gukora channel birarangiye, si ibintu bikigoye. Niba udafite email urayicreatinga, cyangwa niba utayifite ushobora no kutwandikira tukagufasha. Hanyuma rero reka tubasezere naho ubutaha, gusa tukwibutsa gukora subscribe. Tugufitiye byinshi kuri iyi channel, tuzajya tukugezaho amakuru y'ikoranabuhanga, uburyo ushobora gukuramo ama password muri telefone, uburyo ushobora software, hardware, uburyo ushobora kwikorera ubwawe telefone yawe igihe yapfuye, igihe yajemo amakode runaka. Tuzakwereka amakode, tuzakwereka ibintu byinshi kuri channel, ufite gukanda subscribe. Ariko kubera ko turi ku ngingo ya YouTube, wowe ushaka kugira YouTube, wowe ushaka gukora amafaranga, wowe ushaka guhembwa, ndakwibutsa gukora subscribe kuri channel, izakugira umumaro mwinshi. Imana ibahereze umugisha, turabakunda. Sawa naho ubutaha.